Mwari winyinya de da 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 da. When you shake my hand, my heart beat, 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 beat on air fainting cause everything I do in that moment. Hey my people, iyi ngiyi ni Rwanda Cinema. Turagushimiye cyane wowe udukunda, wowe udukurikiye amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali n'abari hanze y'igihugu cyacu. Uyu munsi rero twabazaniye icyo bise ibirungo cyangwa se twafitiye surprise yo ku rwego rwo hejuru. Twabazaniye umutumirwa ufite impano irenze, uzi kuririmba koko. Nujye kure rero mu kanya gatoya ndaje dutangire mwereke umutumirwa twakuzaniye. Ciao. Muramubona rero ko yambaye neza cyane, black ahantu hose Mbere cyane. Turakwakiriye rero hano kuri Rwanda Cinema. Ni karibu. Watangira rero ubwira abadukurikiye uri muntu ki, amazina yawe nayahe mu magambo make. Welcome on Rwanda Cinema. Popo maniga. Ewa. Ndishimye cyane kuba ndanga nkuko mubizi rero swaga bari zose n'ubundi nkuko mubizi umuziki ubundimo ahantu hose. Rero nk'abantu banje ahantu hose bari kabisa. Uyu nguyu banyita Meni Kusi umwe wakoze burundu. Meni Kusi uri gutwika muri iyi minsi, baraguhururiye hitmaker kabisa. Wala. Ngo witwa Meni Kusi. Yeah, of course. Okay, abadukurikiye rero kuri Rwanda Cinema, muri kumva ko twakiriye umwe mu bahanzi bakomeye bita Kusime cyangwa se Meni Kusi. Kusime, bimeze neza? I'm fresh bro. Tangira rero kwakunda abahanzi nyine mwamenyereje abantu ubashyiriho akantu nyine bumve Kusime VP voice ahantu baraguhururira ubwa mbere nyikubona nabaye nkubonekewe na marayika mpita mfata iya mbere nkubwira ko nkukunda ngo batantanga nyuma yo kubikubwira niko abasore bose kuzibaza ntaragukunda. Hora Kusi. Felicitation kabisa. Kabisa brother. Kusi rero twakwakiriye hano kuri Rwanda Cinema. Kabisa byanshimishe kandi nishimiye kubana namwe kano kanya ndetse n'abakunzi banjye ndetse n'aba cinema muri rusange. Rwanda Cinema ewan. Giruti Rwanda Cinema. Rwanda Cinema ku mutima. Kusi kwishimiye hano kukwakira kuri Rwanda Cinema. Watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe y'ababyeyi bundi nayahe muri make? Amazina yanjye y'ababyeyi rero nitwa Hiro Barasa Eliven, ko banyise mu muziki nise Meni Kusi cyangwa se Kusime. Nicyo kintu banziho mu buzima busanzwe. Ndi umunyeshuri niga IPRC Musanze, ni mwaka wa nyuma nubwo Covid yarabyitambitse. Nubwo ntabwo turi ku mashuri bitewe nuko ikigo kirafunze bitewe n'ubwiyongere bw'icyorezo nk'uko bizi mu Rwanda. Nanabibutsa n'ubundi kubahiriza amabwiriza bagenda baduha kugira ngo tube safe. Iyo nta buzima ntabwo n'ibi by'imiziki twabikora ngo dutwike ngo abantu bishime. Buri cyambere ni ubuzima. Urebye rero nuko mpagaze muri iyi minsi. Umuririmbyi, umuhanzi ndetse nkaba n'umwacteur muri filime yitwa Singa muzabona vanga. Kusi. Tubwiye yuko kiri umunyeshuri. Ese umuziki wawe wawutangiye ryari? Umaze kugera hehe? Ufite indirimbo zingahe? Ese umuziki wawe ninde ugufasha? Nuvuga ngo ubundi natangiye umuziki kera
ariko mu buryo buri professional cyangwa se kuba wajya muri studio ukagenda ugakora nagiye 2015 nibwo nagiye kuba na recording indirimbo ya mbere kugira ngo numve ese koko ibyo nigira muri douche kwa kundi umuntu ajya koga ukumva kuririmba ga sound keza avuga nziza cyane ariko wagira muri studio nyine ukajya kureba na session ya studio ukuntu ibihagaze nibwo rero nagiyeyo abashuti banjye wabaga ahantu nigaga arambwira ati ngo yari yaragiye muri studio arambwira ngo twagenda muri studio noneho ndankora indirimbo yiswe Impossible Love niyo ndirimbo ya mbere umuziki rero aho ngaho naho navuga ngo wenda wambajije ngo nawufashijwe mbifashwamo nande nta management mfite ariko nyine just ababyeyi bagenda bansuportinga nk'icyo gihe niga interina kubona amafaranga byari ikibazo zari soza hatari ahandi bagwa nk'ibihumbi 5 ati mwana wanjye jya kwiga uzarye nkaya ngaya then utarenga aho ngaho hari ababyeyi benshi nyine bakunda guhangayikira abana babo ngo bagiye mu umuziki ni ibiyobyabwenge ugasanga umwana afite impano yo kuririmba ariko ugasanga ababyeyi baramuzitira baramubuza icyo kintu ariko se weho ababyeyi bawe bamaze kubona gukunda umuziki babyakiriye bate si ubona bagufasha babikunze muri make nyine ubona ababyeyi bawe bakira gute ibintu ukunda cyangwa se ibintu ukora ushaka kuzagira umwuga cyangwa se business gutunga yanovuga ngo ababyeyi ubu ngubu bamaze kubyakira ariko at the first time ubwo navuga ngo ngiye nkunda music ndumva nta umuhanzi ntago babyumvaga baravuga ati nujya kuba umuhanzi bizabangamira amasomo yawe ntago uziga neza ikintu rero nakoze icyo gihe naye ngiye mu wa 4 secondaire muri section nabanje kumara umwaka wose nkora cyane kugira ngo babone ko amanota ameze neza then mbona kujya studio babonye amanota ameze neza nza noneho nanavumvisha indirimbo nakoze nta mafaranga bigize bama babona n'ubundi ndaperforminga mu ishuri ndanabitsinda babyumva gutyo baravuga ati ubwo noneho ubasha kubimanaginga nta kibazo kabisa bikore aha ngaha rero ni kuri Rwanda Cinema ngira ngo abakunzi bacu ndimo ndagenda mbona message zingiraho zimbwira ko abantu bakwishimiye gusa thank you kabisa ndagira ngo mbere yuko dukomeza ku bindi byinshi bitandukanye ku buzima bwawe wongere usamure ryajwi ryawe ryiza ubaririmbire ari indirimbo nigeze kumva wakoranye n'undi muhanzi ntabwo nibuka neza gusa narikunze cyane kugira ngo turirimbireho gatoya bayitaremba Burundi okay turirimbireho gatoya much respect brother tujyane I can't wait turume baby take my hand ni wowe uzambyarira abana my queen my darling nseguse gituma mwiza uri hose bro uri kumva ariko ko nanjye indirimbo zanyu nzikurikira kandi nzikunda cyane iriya ndirimbo narayikunze ifite umwimerere hari utuntu muririmbamo nyine ukumva turyoheye amatwi ukumva biraryoshye cyane none se kusi dukomeze ku buzima bwawe ubu ngubu uri kuba hehe ubana n'ababyeyi uba muri ghetto bimeze bite iyo ndi ku ishuri kaminuza aho niga i Musanze nibana muri ghetto ubuzima bari natari unarakuze ariko nyine iyo natashye muri vacances mba ndi mu rugo ntanga serivisi z'irembo ubu nibyo mba mpugiyemo ahanini okay urambwiye ngo iyo uri ku ishuri baba muri ghetto bindi by'abanyeshuri bo muri university nizere ko nyine undi musohokana ibyana abakobwa bimeze bite ubundi ufite umukunzi ikibazo kiragoye ariko bakunzi baba bahari abafana banjye uraho ndanabakunda cyane nanjye oya pana abafana numvikana ufite umukunzi mukundana ku buryo isaha n'isaha urangije amashuri umaze gufatisha nkashyira mu mago ku buryo wabyereka ababyeyi ku mugaragaro nowadays ntabwo navuga yuko mfite umukunzi nahita nshyira mu ariko nyine wa wundi wo kuryoshya nyine kwaje kw'abasore ukagira uko wigenza nta bintu byo gutura hasi ntabwo nabikora ariko nyine bafite inshuti nyinshi zimpora hafi bamenya ko narwaye bo twigana kenda nabashimira aho bari hose abantu bamba hafi bakamenya niba ubuzima bwanjye buri kugenda neza nanasibye class bakambaza se wabaye abo baba bahari ariko wo gushyira mu mago
ni ukubyiga. Uriya ejo bundi DJ Brian uramuzi? Ufite tatuwaje nyinshi cyane. Ndamuzi cyane. Ufite swaga nyinshi cyane. Yaravuze ngo ubundi mu gihe ukennye hari ibintu utemerewe. Ubwo abantu babonye icyo kiganiro. Mu gihe ukennye hari ibintu utemerewe. Ubwo se ushatse kuvuga ko nta kuntu waje ko abasore nyine umunsi umwe uzaba hosting uwo mudada azabikubwira fresh. Ahangaha rero ni kuri Rwanda Cinema, ngira ngo wowe uzi Kusimen cyangwa se Men Kusi wamukunze cyane. Uyu munsi rero twamukuzaniye kugira ngo umumenye birushijeho, umenye uwo ari we, umenye ati Kusimen ni muntu ki. Ako wakongera ukatwibutsa amazina yawe y'ababyeyi batubwiye ko witwa Hiro Barasa Eriven. Hiro Barasa Eriven. Amazina nk'ay'abazungu cyane urabiye. Ababyeyi bawe basoma bari abasirimu mpaka urabyumva. Mu rugo usubire mu buzima bwo mu rugo cyangwa se mu buzima bwawe bwite. Iwanyu muri abana bangahe? Uri umwana wa kangahe mu muryango? Kugira ngo abakunzi bacu n'abagukunda bakumenye birushijeho. Yabundi mu rugo turi abana 5, nanjye wa 5. Uri ucura ariko wahera inyuma nkaba uwa mbere. Ubundi nanjye usigaye mu rugo. Ubu ibintu by'ibiryo byaraye, ibintu bikonje, isosi n'ubugari byaraye nyine. Ariko isosi n'ubugari ibintu byaraye, ariko aba ari ikibazo, ari abantu batabishobora. Nanjye ndi hari umuntu wambwiye ngo wabucura baba baratese cyane. Ubundi hari ukuntu nka kera bakubwiraga ati noneho wowe uze kurya ibyo biryo izuba ari uko ryatse. Nk'abantu nyine bagiye bakura mu miryango itakomeye cyane ngo ube mufite abakozi, kabone n'ubwo wenda yaba hari, ariko inshuro nyinshi nko ku bantu batabaga bafite abakozi kugira ngo uze kurya ibyo biryo izuba nyine hamaze gucya. Bakimara kugenda mu nkono ugahita ugenda ugakora mu bishyimbo koko. Noneho bakaza gusanga nka saa 5 amaso uri kurerembura inzara yakwiye. Ugahita ubirya mu gitondo cyane. Uvuze kandi rero ko kurya ibyaraye bitabyibuka. Kusimen. Okay. Uri umuhanzi, uraririmba cyane. Uyu munsi ntabwo uri buducike kabisa, ongera uzamureho undirimba ushaka. Abakunzi bawe uyu munsi ndashaka kubahereza ikintu bise umuziki wawe w'umwimerere, apana bya bintu byo muri studio. Zamura kandi kantu ubundi dukomeze. Je ne peux pas oser de te perdre par ton nom. Je ne peux pas oser de te perdre par ton nom. Je te perds, ma chère et mon épouse. 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 Je t'appelle, ma chère et mon épouse. Je t'appelle, ma chère et mon épouse. Je t'appelle, ma chère et mon épouse. Ma chère mon épouse. Mon épouse. Kusi. Uriya ndirimba ngo mwari w'inyinya de. When you shake my hand, my heart beat on air fainting cause everything I do in that moment. Barumva niyizi, barumva ntazi, ubanza mbikora kubera urukundo. I like your baby face and your harmony voice. I like that. I like that. Kusi. Umva kabisa ikintu bita umuziki, ikintu bita impano cyo ntabwo ari ibintu ushakisha. Imana yarandemye. Kusi. Gusa ndemeye cyane. Ubundi abahanzi nyarwanda baririmba R&B baryo barimenye. Arakarimbo nuko igifaransa nako gatwika kitwa byaterwa, ariko nyine nayandikiwe n'umuntu nubaha cyane. Umwanya n'uwawe gashyireho. Aho ririmba ngo byaterwa ngite kumbwira kibyihuse bitava mu mugisha, njye mbona byaterwa ama part, je vois que ça départ mais je vais attendre
Et tu ne peux pas me décevoir. Tu ne peux pas croire comme j'aime ça. Yo, bro. Pussy. Yeah. N'igifaransa Agafaransa ari. Ako Hata abantu muri generation yacu agafaransa kajya katujamo. wasoma Yeah. njye ndibuka cya kindi ngo j'ai mal à la tête transpire nawe n'igifaransa Twari se uprutsi. ibintu by'ibifaransa Français, biragoye. biragoye byahatari ya this is Rwanda Cinema. Kabisa. Wowe udukunda, wowe Rwanda udukurikira, wowe ukunda ibiganiro bica hano kuri Rwanda Cinema, tugushishikarize gukora subscribe nimba utari Like, wabikora, share and comment, Yeah. sibyo? Oh. Yeah. Noneho ubundi ujya ubona byinshi byiza bitandukanye bica hano kuri channel yacu Rwanda Cinema. Yeah. Okay, tugaruke ku muhanzi wacu Kusme cyangwa se Men Kusi. Oh, man, Kusi. Gusa impano urayifite, ariko ubundi ababyeyi bawe papa na mama n'abavandimwe bawe ibi bintu barabizi ko ushoboye kuririmba kuri uru rwego? Ya, navuga yuko babona nyine nk'indirimbo yanjye bakabona video hariya twicaye nko muri salo, ariko ntago barambona mu gitaramo mbikora nyine ngo bavuge ati just ari hari umuhungu wacu n'abafana bahari, ariko nyine kubera bino bihe bya covid wenda bizagabanyuka, umuntu ari urundi rwego ageze wenda twitabire n'ibitaramo babibone tu nibo bambere nzajya bakabibona. Gusa njyewe hari menya ibyuma bibishya umuziki kubera ko ibintu ririmbye ahubwo bifasha umuziki. bifasha umuziki by the way, ntago nabiveba ngo bigira icyo byangiza ku muziki w'abantu, gusa n'ijwi ryawe ry'umwimerere ni ryiza, riraryoshye kuryumva, riryoheye amatwi pe, riryoheye amatwi. Kusi, tugaruke ku muziki rero tuwibandeho, twibutse ubundi umaze gukora indirimbo zingahe ziri hanze? Uvuga ngo mfite indirimbo zigera kuri eshanu, harimo 3 zifite amashusho. Muri izo ngizo se hari niyo meruka nashyize hanze itaramara icyumweru. Urabitonda ntabwo turahagera. Muri izo ngizo 5 indirimbo zawe bwite cyangwa se indirimbo udafatanyije n'abandi ni zingahe muri izo 5? Harimo yitwa Baraguhururiye, harimo yitwa Byaterwa, harimo yitwa Mone Puza, harimo yitwa Niko Kanya. Bishatse kuvuga ngo ni indirimbo enye zawe kiretse indirimbo imwe? Ebyiri nizo ebyiri, ariko iyo nakoze bwa mbere dusa nkaho twayibuze. Zirahari, hari izindi featuring ndazibutse. Hari izindi featuring nagiye nkora, harimo ya Bebington yitwa Impossible Love, abanyeshuri barakunze cyane, ariko nanjye sinzaniba, ariko sinzani isa nk'iyazimiye, ariko nanone Bebington nawe naramuvuze burundu, ahubwo niyo areba kino kiganiro. Zazi tuciringe yitwa Bebington. Bude shapo kabisa. Urakumbuye bro. Kusme. Nka indirimbo zo zirahari, zo nanditse, zo ziri muri studio zirahari. Muri studio ngo zirahari. Indirimbo zo zirahari. Hari indirimbo maze iminsi numva icara kuri social media ndayibona, Kusme. Ndakeka ariyo ndirimbo yawe nshyashya iheruka yitwa ngo iki? Baraguhururiye. None ubundi biva ku nshinga guhurura. Iyo abantu rero kuguhururira neze tone gato ya Kusme, baraguhururiye ni umuntu wari wibye, bari bahuriye, bimeze gute? Story iyo ndirimbo ukuntu imeze n'ubwo rero ari ukuntu kurana n'umuntu. Bakundana n'umuntu noneho bakabona biraryoshye, just ewana murakundana, abantu bose babibona. Then njyewe wenda nk'umusore wenda ufite umuntu mukundana, njyewe nk'umusore ababona havuga ati ewana Celestin ameze neza, bikaba byatuma noneho nanjye mvuga ati reka njyeyo, ariko ngende nsebya Celestin kugira mbone ukuntu nanjye ibyo byiza nabibona, bakaba barwivanga muri tugahurura turi benshi cyane. Baraguhururiye. Nabikubwiye rero ko uyu munsi ngufite, biragufite wese kabisa, ndahari nimba waje utiteguye kuririmba kakubaye. Bro, twazamutse kuri Baraguhururiye akantu gatoya cyane.
ya baraguhuriye. Ubwa mbere nkikubona nabaye nk'ubonekewe na marayika, mpita mfata iya mbere mubwira ko nkukunda ngo batantanga. Nyuma yo kubikubwira niko abasore bose mbona bakumbaza, nkibaza ntaragukunda ntago bakubonaga. Ahe ukunda umuntu maze ukamera nkaho umuhishuye, bakabona ubanye n'umuntu neza maze nabo bakamukunda, bagacura imigambi mibi yo kubatanya ngo wowe abaho umwanya. Bagira impuhwe batera ibuye aho najishe igisabo, ntibanitako nanahasiga ubuzima. Kusi uracyakomeza kunyemeza cyane, gusa ubika imyuka ubundi ndagufi. Nta kibazo genda hari kabisa. Ariko abahanzi benshi bajya bakunda kutuzimiza, ariko akenshi ugasanga hari abantu bajya baririmba ibintu byababayeho, cyangwa se sha nawe hari ukuntu byakugendekeye baraza barahurura kuko urabona imyaka tugezeho. Nta muntu wenda nubwo ngiye kwivamo ariko hari igihe ngira nk'umukunzi nk'umusore nyine, just ibyo bintu bikaba byaba ibyo true story. True story. Sibwo utangiye kwivamo. Nta kibazo. Kusi ikibazo nicyo cyatumye iyo nyine ngira yanteye motivation yo kuba nayikora, kandi nge iyo ikintu kineye motivation yo kuba nagikora bari sam. Ushatse kuvuga ngo nanjye nkubwiye akantu imbere cyane, akubwira ati unkorera indirimbo cyane nanjye hari umusore cyangwa se umugabo. Ariko ngiye indirimbo zanjye nyinshi aba ari true story. Bari true story nyine nk'abazi nk'abantu byabayeho cyangwa se akaba ari ngire. Utubwiye rero indirimbo nyinshi zitandukanye, ndakeka zirenga 5. Zirarenga 5 jewe. Ubundi se Kusme, indirimbo zawe umuntu uzishaka cyangwa se umuntu ukubonye aka kanya cyangwa se ukubonye bwa mbere, indirimbo zawe yazikura he, yazibona hehe bafashe? No kuvuga ngo ngiye indirimbo zanjye wazisanga kuri platforms zitandukanye. YouTube channel yanjye yitwa Kusme Official, Instagram ni Kusme, Facebook ni Kusme, na za Spotify ndetse na Audiomack. Naho niho hantu ushobora gukunda indirimbo zanjye. Gusa nsaba abantu bose bakunda ibihangano byanjye gukora subscribe n'ubundi kuri Kusme Official, banamfollowing kuri Instagram, bazajya babona byinshi kuri ngiye. Bakore subscribe hehe? YouTube. Kuyihe channel yitwa ngo iki? Kusme Official. Kusme Official. Ngira ngo arakubwiye ngo ukore subscribe. Mwibutsa kangaha turi ni kuri Rwanda Cinema. Manuka hasi gatoya ukore subscribe, ukande no kunzogera, share, like na comment, ubundi tujye tuguhereza ibirungo byinshi bituma umererwa neza hano kuri Rwanda Cinema. Ngo kuri Rwanda Cinema ibyo byose mubikora. Kuri Rwanda Cinema icyo kunywa, icyo kurya, umuziki, ibyegeranyo, imivugo tayari. Gahunda ubundi murayizi, nta rungu rigomba kuhaba mu gihe ukurikirana.